nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Yari atwite kandi ariho atakishwa n'ibise n'imibabaro y'iramukwa. Nuko ikindi kimenyetso kigaragara mu ijuru, cyari ikiyoka nyamunini kandi gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7 kuri iyo mitwe uko ari 7. Umurizo wacyo usakuma igice cya 3 cy'inyenyeri uzihananurira ku isi. Icyo kiyoka rero gihagarara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara, kugira ngo giconcomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma. Maze uwo mwana we ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Hanyuma umugore ahungira mu butayu, aho Imana yamuteguriye umwanya. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami by'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana.